Halo, mwiriwe muraho neza. Yesu akuzwe. Ndadugarutse. Mbere na mbere ngiye kubashimira ku buryo murimo mushyigikira muri ab'agaciro. Hanyuma namwe bashya bashishikaje kujya kuri uko mbyumva TV, hanyuma mwiyaboneshe, muramukoze cyane. Nizere rero ko muri aho mumeze neza, ndabashuruje. Abatameze neza namwe ni ukuri mumenye ko, mwibuke ko byose birarangira, mufite icyizere. Sawa, hari ibintu nje kugira ngo tuganireho, nibaza ko ari ibintu byatuzamurira icyubahiro, igikundiro ndetse n'agaciro mu bantu. Hari ababifite ariko abatabifite natwe hari uburyo twabyishakamo kandi birashoboka. Icya mbere, contact visuel. Burya nugera ahantu hose uzagera uzashake contact visuel, c'est très important. Nusuhuza abantu, niwinjira ahantu uzagerageze abantu kubareba mu maso, utabentimida ariko nyine ubereka ko uhari, imposer ta présence, kandi ko ibyo ugiye kubabwira basabwe kugutega amatwi. Ibyo bintu c'est très important. Contact visuel ni ngombwa cyane, ituma abantu bakugirira icyizere, bakabona ko uri aho uhari kandi ugiye kubabwira ibintu kandi bagomba kubitega amatwi. Très important. Icya kabiri, uzamenye guhamagara abantu amazina yabo. Birashimisha cyane iyo umuntu akeka ko utaruzi izina rye agasanga urizi. Bimwongerera icyizere, bimwongerera gushaka kumva ibyo ugiye kuvuga, bimwongerera icyubahiro kuri wowe kuko nawe uba wakimuhaye. Burya iyo uvuze umuntu mu izina rye uba wamwubashye. Abantu twese dufite amazina, burya umuntu wese uzamuhamagare mu izina rye, uwo ari we wese, yaba uwo hasi, yaba uwusumba, n'umukozi wo mu rugo, burya aba afite izina ry'umuvuga mu izina rye. Ni byiza cyane, bituma umuntu akubaha, agukunda kandi agahora aguha agaciro. Hanyuma icya gatatu, uzamenye guha abantu komplima. Ni byiza cyane, nubwo tutabikora cyane ariko burya ni ibintu by'agaciro, bikwagurura umutima, bikongerera icyizere, birakumotiva no kumva ko umuntu aguhaye komplima. Par exemple, cette chemise te va très bien. Ah là là, madame, c'est très joli, elle te va très bien. Ibyo bintu ni byiza. Oh, wakoze cyane, komerezaho. Ibyo bintu ni ibintu byiza cyane, bituma umuntu yumva ari umuntu w'agaciro. Iyo umuhaye agaciro rero, ako gaciro nawe arakagusubiza kandi kakaza kikubye kabiri. Hanyuma ikindi, être à l'écoute des gens. Burya uzatega abantu amatwi. Baravuga ngo kuvuga ni byiza ariko gutega amatwi bikarusha. Uzatega abantu amatwi, ube intéressé aho kuba intéressant. Ni ukuvuga aho kugira ngo ukomeze wivuga ahubwo uhe n'abandi umwanya, nabo bavuga ibyifuzo byabo, bavuga ibitekerezo byabo, batega amatwi. Hanyuma unababaze n'ibibazo kugira ngo bumvishe ko ibyo bakubwiye babashije kubyumva. Ibibazo byoroheje, utinjiye mu buzima bwabo cyane, ariko kugira ngo ubereke ko umwanya bataye bakubwira, donc nawe babashije kumva ibyo bakubwiraga. Ibyo bintu abantu twese turabikunda. Ni ukuri, uzahe umuntu umwanya, uzaba wihaye agaciro, nawe azakaguha, kandi nawe uzaba umuhaye agaciro. Ni ukuri, azakubaha, agukunde, ajya ahora anakwibuka. Hanyuma igikurikira, la façon de s'habiller, c'est très important. Burya uzahitemo toni ijyanye n'aho ugiye, abo ugiye guhura nabo, ibyo ugiyemo, n'aho muri buhurire, ibyiciro barimo, imyaka barimo. Burya toni ikongerera icyubahiro, ikongerera agaciro umwenda wambaye. Abadamu tukambara tukikwiza, bituma bakubaha, bakavuga turiya mumama yari yambaye neza, uriya mudamu yari yambaye neza, yari yiyubashye. Ibyo bintu ni byiza cyane. Hanyuma n'ahantu ugiye, bitewe n'abo ugiye kuvugana nabo, ntabwo uzajya kuvugisha abantu basanzwe, ugende wanigirije amakote n'amakaravate. Icyo gihe uzaba wentimida abantu, bizatuma batakwiyumvamo, ariko nugenda uri relax, bazakwiyumvamo, bagutega amatwi, baguha agaciro, bakubahe, banagukunde.
hanyuma ikindi utagomba kwibagirwa la façon de se comporter devant les gens, abantu uzamenya uburyo ubitwaramo, ukontorore tes attitudes, ubagendeho neza, umenye uburyo ubavugisha, langage uri bukoreshe, ntujye gukoresha ibintu, ntujye kubwira abantu basanzwe ngo ugende ukoresha amaterme tekinike, ibintu bihambaye batumva. Oya, ushaka ururimi bumva rusobanutse, amagambo yumvikana kandi asobanura neza ibyo ushaka kubabwira kugira ngo babashe kubyumva neza. Ubundi ntuzibagirwe igihe cyose uzaba wateguye disikuru, uzategura disikuru itarambiranye, ibintu bitari ton imwe, uzategura ibintu byiza bigufi, umenye gushyiramo pose, umenye gukombina igihe uri bushyiremo pose, igihe ushyiremo akablage, abantu barabikunda, un certain humour, kubasetsa, ibyo bintu abantu barabikunda, bigatuma na disikuru yawe bayumva bafite concentration, ntibaze gusinzira cyangwa ngo barambirwe ngo biyanuye. Oya, uzakore ku buryo baguma bakaba éveillé, bakomeza bakagutega amatwi kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo. Ibyo bintu ni byiza cyane, nabyo bituma abantu buri gihe bumva bagutega amatwi. C'est très important. Ikintu utagomba kwibagirwa c'est l'estime de soi. Burya mu bintu byose dukora uzabe wowe, uzaba uriwe, ntuzashake kwigereranya n'undi muntu, ntuzashake kuniya defo zawe cyangwa faiblesse zawe. Twese tugira defo, tugira qualité, tugira na faiblesse, nibyo bitugira ngo turi bo. Avant tout turi abantu, ibyo bintu nibyo bitugira abantu. Kuba dufite defo ntabwo ari ikibazo, kuba dufite faiblesse ntabwo ari ikibazo, ahubwo bitwongerera agaciro n'icyubahiro, kubera ko cyane cyane iyo uri umuntu ukuriye abandi ukaba wemera defo zawe na faiblesse zawe, abantu bari gukundira cyane kuko bakwibonamo, bakabona ko nawe uri umuntu, ko nawe waberetse ko uri umuntu nkabo. Ibyo bintu ni byiza, uzabe uwuriwe aho ariho hose. Ikintu rero utagomba gukora, il ne faut jamais gossiper. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane. Nta kuntu waba ukuriye abantu kugenda uvuga ubugambo, uteranya, usebanya, uvuga ibintu bidafite umumaro. Oya, ibyo bintu ni ukuri nanjye nakudisqualifiya, nakudiscredita. Uri umuntu ukuriye abantu ukaba ugenda uvuga ubugambo, usebanya, uvuga derrière les dos. No, ni ibintu bibi cyane, kandi si n'umuntu umuyobozi gusa cyangwa ukuriye abandi, no mu buzima busanzwe umuntu ukora ibyo bintu nuhura nawe ni ukuri uzamwitondere, kuko burya nawe iyo ugiye asigara nawe akuvuga. Hanyuma ikindi rero cya nyuma ariko kiri très important, ntuzibagirwe gushimira abantu iyo batumiye bakaza. Burya hari ibintu byinshi baba bigomwe, hari ibintu byinshi bagombaga gukora bareka kugira ngo baze ku butumire bwawe, baze kugushyigikira, baze kumva ibyo ubabwira, ko batekereza ko bifite akamaro kandi nabo bashaka kubigiramo inyungu. Icyo gihe rero nawe uzabashimire kuba baje, cyane cyane ko baba baje ku isaha, bakaza banambaye neza. Urumva rero ibyo bintu ugomba kubashimira, bibongerera icyizere kuri wowe, bikongerera icyubahiro, bikakongerera agaciro, bigatuma n'abantu bagukunda. Nk'ibyo ngayo, ibyo bintu tugerageze kubyiga, tugerageze kubikora. Ni ukuri tuba abantu beza mu bandi. Ni ibintu byiza. Niba wabikunze like, niba utanabikunze nabwo nta kibazo, ubwo ufite ukundi ubyumva twabiganiraho. Hanyuma ubundi rero ndabashimiye ko mwankurikiye, nongeye kubashishikariza kwiyabonesha no kubirayikinga cyangwa ntibirayikinge. Imana ibahe umugisha kandi barinde mu byo mukora byose, kandi wibuke ko ugomba kuba wowe, ukabaho ukareka n'abandi bakabaho. Ciao, bye.